Turabaramukije bavandimwe mudukurikira kuri channel ya YouTube Ibanga ryo Kwemera. Nk'uko bamwe babyifuje, turagira ngo twongere tuvuge kuri Adventi, ariko abenshi bifuje ko twasobanura ariya matara ya Adventi, ziriya buji enye dutegura, bamwe bakunze kwita urumuri rwa Adventi cyangwa se ikamba rya Adventi, abandi bati ni inyenyeri ya Adventi. Ese izo muri zisobanura iki? Amateka ya Adventi ni ayahe? Adventi ni iki? Nibyo tugiye kuzirikanaho muri iki kiganiro kiraba kigufiya. Muri kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga. Adventi ni ijambo riva ku kilatini Adventus, risobanura amaza, kuza cyangwa se gutegereza umushyitsi muhire urakugenderera, ariko atari wowe wenyine, ahubwo uragenderera umuryango runaka, abaturage b'agace runaka. No mu kiragano cya kera iryo jambo ryarakoreshwaga cyane, nk'iyo biteguraga uruzinduko rw'umwami mu gace runaka, baravuga bati na Adventi arakaza neza, bagasukura bagategura hirya no hino, ndetse buri wese akaba yabukereye, buri wese mu mwanya we ndetse no mu murimo we. Iryo jambo ryaje gukoreshwa no mu bemera muri liturujia mu kwemera, aho risobanuye amaza y'umwami wacu Yezu Kristo. Imana muri iyi si, Imana nka muntu, iriho nka muntu, iherekeza muntu, ikagendana nawe kandi ikagenda imwihishurira. Niyo mpamvu Adventi risobanura mu kwemera amaza ku buryo bubiri. Yezu Kristo yaraje, yaravutse, kuvuga yabyawe na Bikira Mariya, yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya. Ibyo byabaye rimwe risa, ntabwo azongera gusamwa ngo yongere avuke, ahubwo iyo duhimbaza kuba yaravutse, tuba tugira ngo avukire mu mitima yacu, agenda yihindura ayigire nk'uwe. Dukunze kuvuga tuti Nyagasani Yezu, umutima wacu uwugire nk'uwawe. Amaza ya kabiri nuko kwakira Yezu Kristo bya buri munsi. Yezu Kristo waje uhora uza, n'ubundi tuba dutegereje ko azaza, nk'uko tubyamamaza mu ndangakwemera tuti azagaruka aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Ubwo mbese ni amaza ku buryo bubiri duhimbaza muri Adventi. ni ukuba yarigize umuntu akabana natwe. Tubisoma mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere umurongo wa 14, nuko jambo yigira umuntu abana natwe. Imana yigize umuntu, Imana yaje muri iyi ntara yacu yiremeye twita isi, ikorana urugendo na muntu, kandi nayo ari umuntu rwose, ndetse itaretse gukomeza kuba Imana. Iryo ni ibanga rikomeye ry'ukwemera, ukwigira umuntu kwa jambo, aho Imana yigize umuntu, ntiyagira na kimwe imwitandukanyaho uretse icyaha. Ayo maza duhora tuyahimbaza, tukayihimbaza ku buryo bwihariye ku munsi mukuru wa Noheri. Andi maza rero nk'uko nayavuze, ni ukuba azaza ku munsi w'imperuka, ataje nk'uruhinja mu kavure i Betelehemu, ahubwo aje nk'umwami, umucamanza utabera, umwami w'amahoro, uje gucira imanza abazima n'abapfuye, akazaza mu ikuzo, mu ishema, mu cyubahiro. Bizaba bitandukanye n'uko yaje avuka mu bukene, atitira mu kavure. Ku munsi wa nyuma ho azaza nk'umwami, nk'umucamanza w'ikirenga, aho azaca imanza nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25, abeza bakajya mu ijuru, abagereranya nk'intama bakicara iburyo bwa data hamwe nawe, ngo ababi abagereranya n'ihene bagacibwa, ariko ubundi nibo biheza. Yezu Kristo we ntawe aheza. Tugaruke rero kuri amatara ya Adventi cyangwa se urumuri rwa Adventi. Dukunze gutegura amatara ane, bamwe ndetse bagategura akantu
ku rugori kameze nk'ikizingo nk'ingata, bagataka neza. Buri cyumweru bakagenda bacana itara nk'uko ari ibyumweru 4 bya adiventi. Adiventi imara ibyumweru 4 twitegura noheri. Icyumweru cya mbere bagacana itara, bamwe bakunze kwita bati ni itara ry'amahoro, uje ni umwami w'amahoro. Icyumweru cya kabiri bagacana irindi rya kabiri bakunze kwita itara ry'ukwemera, kuko Kristo niwe kwemera kwacu, niwe twemera, niwe twashyizemo amizero yacu. Ku cyumweru cya gatatu bagacana itara rya gatatu bamwe bakunze kwita itara ry'urukundo. Uje, uwaje, uzaza ni urukundo. Imana ni urukundo. Noneho ku cyumweru cya kane hagacanwa itara ry'icyizere. Turi mu rugendo, nubwo tunyura mu bidushikamira byinshi, mu bidukura umutima byinshi, mu biduca intege, ariko amizero yacu ari muri Nyagasani, niwe watsinze. Ngiki gisobanuro cya mbere cy'ayo matara. Icya kabiri, amatara ya adiventi asobanura ko turi mu rugendo, uko tugenda tuyacana buri cyumweru buhoro buhoro, natwe tugomba gukura mu kwemera. Ntabwo umuntu agomba kugenda asubira inyuma mu kwemera, ahubwo uko urwo rumuri rugenda rucanwa buri cyumweru, niko tugomba natwe kugenda tuzamuka dukura mu kwemera, mu busabaniramana. Ikindi, uru rumuri rwa adiventi rusobanura ko Kristo ari we rumuri rw'amahanga, niwe ugomba kumurikira imitima yacu kugira ngo agende ayihindura nk'umutima we wuje urukundo n'impuhwe. Twakwibaza tuti, ariko se ibi byanditse muri Bibiliya, urwo rumuri rurihe? Kiliziya ibikura hehe? Nk'iyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 60 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, twumva iby'urwo rumuri ruzaza ruturutse mu ijuru rukamurikira amahanga. Twasome, haratubwira ikuzo ry'uhoraho kubemera uhereye kuri Yeruzalemu. Haguruka ubengerane Yeruzalemu, kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'uhoraho rikaba rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi, n'icuraburindi ribundikiye amahanga, ariko wowe uhoraho azakurasiraho, n'ikuzo rye rikubengeraneho. Amahanga azagana urumuri rwawe, abami basange umucyo ukurasiyeho. Iri jambo ry'Imana ryo muri Izayi umutwe wa 60 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 riratwereka ko Imana izasura umuryango wayo, kandi ikaza mu ishusho ya muntu, ikigira muntu, ikabana nawe, ku buryo kuba Imana iri ku isi ubwabyo ari urumuri bizirukana umwijima w'icyaha n'urupfu byari bibundikiye isi, ndetse ko abazayoboka Imana yasuye isi nabo bazabengerana urumuri rw'Imana. Nka kuriya ukwezi ukwako kutaka, ahubwo urumuri tubona ukwezi gufite kurukomora ku izuba, ni nako umukristo ubwe ndetse n'umuntu ku giti cye n'utemera agakorwa k'urumuri yakora, si uko yifitemo urumuri. Muri muntu ntago harimo urumuri kuva icyaha cy'inkomoko cyadukomeretsa ku buryo bukomeye. Imana niyo rumuri, niyo mpamvu n'igikorwa cyose cyiza dukoze, ineza ituranze, aba ari urumuri rw'Imana tuba dukoresheje, bityo ni ingabire z'Imana ziba zigaragaje muri twebwe. Uru rumuri rwa adiventi rutwereka ko Imana yigize umuntu, ko Kristo ari we rumuri rwacu. Bavandimwe, mu kugana ku musozo, twazirikana ko ibihe bihita. Abami baratanga, abandi bakima, ibihe birahita bigahereza ibindi, ariko Imana yo ntihita, kimwe n'uko uwemera Imana azabaho iteka abikesha ukwemera
ukwizera n'urukundo. Ikindi tuzirikana ni uko ntago ari muntu washakashatse Imana mbere, ni Imana yateye intambwe ya mbere kandi idakuka yo gusura umuryango wayo, ndetse ikemera kwigira umuntu ikabana natwe. Ibi tubisoma mu ijambo ry'Imana, ariko kandi n'abashumba ba Kiliziya bagiye babyandikaho kenshi. Hari nk'ibaruwa ya Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yise Tertio Millennio Adveniente, muri nimero yayo ya 6 n'iya 7 yagize ati: ubukristu butangirana no kwigira umuntu kwa jambo. Ni ukuvuga ubukristu butangirana na Noheri. Nta Noheri nta bukristu. Jambo atavutse ngo yigire umuntu, kuba umukristu ntibyabaho, binabayeho nta n'icyerekezo byaba bifite, nta n'igisobanuro byagira. Papa akomeza agira ati: ibi bigaragaza ko kuba Imana yarigize umuntu ntabwo ari muntu ushakashaka Imana bwa mbere, ahubwo ni Imana yashakashatse muntu. Mbese Imana yaraturambagije, iza kudushaka, kandi iza atari igitekerezo, iza atari roho nsa gusa, ahubwo iza ari umuntu nkatwe, itaretse gukomeza kuba Imana. Imana yaraje ivugisha muntu, imuvugisha basa, kugira ngo imuhe kugira uruhare kuri kamere Mana yayo, kandi imwereke uburyo babana iteka nk'umwana wayo. Kuri nimero ya 7 y'iyo baruwa nababwiraga, Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri akomeza avuga ati: ikiremwa muntu cyaratoneshejwe, cyaratowe, kugeza ubwo Imana igihitamo ikigira nkacyo, Imana ikigira muntu. Bityo ntitugapfushe ubusa ayo mahirwe, kuko twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi, aho twabonye ikuzo ry'Imana, Imana yigira umuntu. Bavandimwe rero, adiventi nziza, twoye gutwarwa n'imiteguro gusa n'ibirori byisangiwe bihuza abantu, ahubwo tuzirikane ko guhimbaza adiventi ku buryo bwiza ari ukwakira Yezu Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi yaraje, yaravutse, ahora aza kandi azaza. Yezu Kristo ahora aza nk'Ukarisitiya ntagatifu, mu ijambo rye, niwe jambo w'Imana. Ahora aza aho 2 cyangwa 3 bateraniye barangwa n'ibyiza, basenga cyangwa bakora ibikorwa by'urukundo n'impuhwe, bafite imigambi myiza n'imishinga myiza, abarirwa hagati muri bo, niwe ubyivugira. Ahora aza mu musaseredoti, mu gihe koko aharanira kandi abereyeho kwigisha gutagatifuza no kuyobora umuryango w'Imana mu nzira igana ijuru. Ahora aza Kristo muri wa mukene na wa wundi udukeneye mu nzira z'ibyiza, kandi ahora aza Yezu Kristo mu bashakashakana Imana umutima utaryarya. Azaza kandi gucira imanza abazima n'abapfuye. Ari nayo mpamvu tuzajya tuzirikana kenshi amasomo matagatifu atwereka ngo hazaba ibyorezo, hazaba ihungabana ry'ibintu, hazaba gukuka imitima, hazaba intambara. Ibyo byose dusoma mu Ivanjiri ntagatifu bitwereka ko iby'isi bihita, ko iminsi ihita, ibintu bihita, ko byinshi byose bigira intangiriro bikagira n'iherezo, ariko ko uwiringiye Nyagasani akamukomeraho azabaho iteka ryose. Yezu Kristo akunze kubisubiramo kenshi cyane, ndetse no mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 21 ati: ibyo byose bibakura umutima, nimwumva bigiye kuba, nimubona birimo kuba, muzubura umutwe, mukomere, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereje. Mwitonde rero, ntimwirare hato na hato ngo hagira abatwarwa n'ubusambo, busambanyi, sindwe, ubucogocogo bw'ubuzima budafashije, maze uwo munsi w'amaza ya Nyagasani ukazabagwa gitumo. Yezu ati: uwo munsi w'amaza
Nyagasani uzatungura benshi nk'uko umutego ufata inyamaswa. Ati ikibareba ni uko mwaba amaso, mugasenga, mukitagatifuza, mukabana neza mu mahoro, kugira ngo muzabone intege zo kurokoka ibyo byose, ibyo biza byose bizagenda biza, kandi muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Ntibyaba bihagije kurokoka ibiza, ntibihagije kurokoka intambara, ntibihagije kurokoka ibindi byose byaba muri iyi si, byaba ari biturutse ku nabi ya muntu, byaba biturutse ku mihindagurikire y'isi, ntibihagije kurokoka ibyo byose. Igikuru yego ni ukurokoka, ariko bikuzuzwa n'uko umuntu yazahinguka imbere y'Umwana w'Imana, kandi akahagirana umutsindo, akazitwa umutagatifu iteka ryose. Adiventi nziza kuri mwese, kandi tuvuge nka Mutagatifu Pawulo ati Maranata. Maranata ni ijambo ry'Icyarameye, rwa rurimi Yezu yavugaga, ryaje kuza mu Kigereki, ndetse Pawulo Mutagatifu ararikoresha mu ibaruwa ye ya mbere yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 16, umurongo wa 22, ati Maranata, ngwino Nyagasani. Pawulo ati namwe rero muramukanye mwese mu muhoberano mutagatifu, ati iyi ndamutso ni njye wiyandikiye, njyewe Pawulo. Niba hari udakunda Nyagasani, uwo arakaba ikivume. Maranata, ngwino Nyagasani. Ati neza ya Nyagasani Yezu ibahoreho, ihorane namwe. Ati ni njye ubakundira mwese muri Kristu Yezu. Natwe tuvuge tuti Maranata, ngwino Nyagasani Yezu. Amaza yawe ntago aduteye ubwoba, ahubwo turayifuza. Ngwino mu buzima bwacu, tuguhaye ikaze. Ngwino mu miryango yacu, ngwino mu bemera, ngwino mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngwino no mu biduhangayikisha, ngwino no mu bidushimisha. Ntidushaka kuguheza, kuko uri kumwe nawe aratsinda, uri kumwe nawe agira amahoro, uri kumwe nawe aterwa ishema no guhora yitwa umwana w'Imana.